burya muri ubuzima kubaho udafite ibyiza. bakunzi ba filime nyarwanda, iyo noneho tubazaniye ni Rurangiza. ayitanga ubuzima. nani isoni natinyuka ukavuga kuri mama ngo gupfa. Niba warakunze abakinnyi muri filime zitandukanye, iyo ntigucike kuko iyi filime iraryoshye sana. Ntera ibitugu haguruka genda mviramo. Aha ni kwa Ana. Ndikunyumva neza? Hey! Ubu nibwo buzima ubayemo. Umva. Stop! Ariko wera ntugafata ibintu nawe. We yanyemereye yuko azadufasha tukavuza mushiki wanjye. Nagufasha ariko ibintu byo kuvuga ngo ndajya kubana nawe. Anko byibagirwa. Ntabwo nabana na Rubanguka. Reka. Miliyoni eshatu papa reba miliyoni eshatu nziza. Papa ugomba kuzitanga Ngira ngo mwabibonye ko irimo babasitani mukunda kandi mukunda muri benshi. Ntimuzacikwe rero kuko iyi filime izajya isohoka kwa mbere no kuwa kane kuri Family Love TV ku saa 4 zuzuye. Niba utarakora subscribe kuri Family Love TV, nyeruka ubundi tuyitangirane. Family Love TV. Let's have a trust in love, mama. We are three sisters. Let's have a trust in love. Let's have a trust in Three sisters. Secrets. Bakunzi b'ibirori, bakunzi bo kwambara neza. Ahangaha niho honyine ushobora kubona imyenda myiza yambikwa abageni bakamurika. Si ibyo gusa kandi kubera ko ahangaha tubakorera decoration ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu bukwe. Duhamagare kuri izo nimero tugufashe. Igitagaza aho rwose ko Imana ikora ibitagaza mwese babarekuriye rimwe rero. Ngewe nande we n'agacireta cyane ari hano se niwamurekuye nawe ubwo iki cyane rwose gacire bamurekuye. Gakire bamurekuye ryari? Uziye bamurekuye da aje nasanze yicaye hari ahirya ariko rwose ubona ko nawe bahise bakure ku rukasa. Urumeze neza se? Kurabona urugeza rwose arira kuguye neza pe. None kurubyibushye di n'igitangaza ye kushobora kurekuye kare. Bona hari umeze neza urashishe rwose. Waya ntiwari ufunzwe pe. N'umusatsi ukanyerera. Ndakurabahe koko. Nta n'isoni ngo gereza nguye neza. Hako abashinyaguzi muragwira koko. Nawe uzagiye kugwe neza. Hari icyo bitwaye? Ubu rero mwabigiyeho inama arakubwira ati bande kugiye nawe aho wari uri ngwino. Uzatwenye tugambane dukora ubugome rwose ahangaha ibintu byasubiye mu buryo. Kubera ko byasubiye mu buryo muje kubiswambaguza ngo mwongere mu bitandukanye byafatanye rero. Ibyande nande byasubiye mu buryo. Ntabwo muzi ko ubugome bwanyu bwose umuntu aba yarabuvumbu. Baye wambabariye ko. Uri umugome pe. None waraje ufata Gakire. Ura mugore we sinakubwira na nyoko. Mwese muri abagome muri abarozi. Muri abagome mushaka kwica mama. Umva ngubwire bahe. Ngiye ntandukanye na Latifa waruzi. Koko. Reka nkubwire ngo uyu uri kureba aka kanya. Ubibare nka hari uruhinja ruvutse uyu munsi.
ntaho mpuriye n'ibyo byose uri kuvuga ahubwo se we mbwira mama ari hano byanyuka byo ntawe ndabona da ntawe ndabona yagiye mama wawe se ntabwo mbizi reka nanjye ntabwo ntinze hano bareba se ukabona njye nari ndi hano muri iyi minsi Hello? Umva wa mukobwa mubonye asohoka mu gipangu. None se ni umupolisi gute kandi umuntu acyambaye bya biguti yabyiye? Nyine nihije inyuma y'igipangu none se ubwo urumva wowe namwiyereka. Oya, nyine ndabona ari kuzamuka asohotse mu gipangu ari kuzamuka. Reka rimute ninjira mu gipangu mvugane nawe. Ako njye niba nifitiye ubwoba pe sinzi ibi bintu mwanza nyirimo nimba ari byo. Iwe nukuri njye nifitiye ubwoba. Singira ubwoba se bw'iki ariko nawe sha urasetsa. Nta kibazo reka ninjiremo mvugane nawe ndiko ndabona gute yambwiye ngo n'umupolisi azamutse. Ntacyo reka ntuze reka nshaka uburyo ninjira muri leta nkuvugisha. Oya ndeta nkubwira yewe ase genda gake. Sawa. Eka nafashe isafari rwose mvuye mu Bubiligi. Akubahi wajyu uracyagira bwa bugoryi bwawe bwa kera koko. Karutse ko nuko Uvuye mu Bubiligi se wowe urasa n'umuntu wajya mu Bubiligi. Abajya mu Bubiligi se ntago basa nkaye. Mbwira ariko mama ari hehe ari hano cyangwa yateye? Ibyo sindabimenya kuko ndakubwira ngo nanjye ntago maze igihe kinini hano mvuye isafari. Mvuye rwose nambutse inyanja nanjye. Reka tange ndumunyamahirwe kana vuga ikenda nk'abandi. Rwose umukera araje arandeba arankunda arambwira ati mwana wanjye yo gutembereza iburuse. Wumva iburuse rwose. Umva nabyumvise nta nicyo bitwaye pe. None se mama kuva wagera hano nturamubona? Ndamubona da. Ndamubona. Ako rwose sibanga pe. Nguru kubanza basa nk'umuntu utarufunzwe. Byihoreye nawe uzagera urebe ibiriyo. Uzaza usa nanjye sibyo? Niba ubona ntandukanye nawe wenda ukabona ndi umuzungu aka kanya nawe uzajye muri gereza uve uri umuzungu. Hari icyo bitwaye? Oya, ntabwo nabo umuzungu. Cyane ko numvise ngo abana bavuga birabura bakagira ngo bakaba abazungu baba baritukuje. Birya bintu bisigaye bigatuma batukura. Igihe kizagera Imana ibahane batonyo ku ruhu. Mananje ntabwo nawe uko mbikubwira. None se mbwira Gakire ari kumwe nande gabanya amagambo ndumva ufite amagambo menshi ariko ntujye uhinduka. Abageze ngo Gakire ntiyarongo undi mugore. Ubwo iki? Gakire wenda we umugore sinamubonye ariko arabanya asa nk'undi warongoye rwose. Afite abagore bangahe se? Yirukanye Toni? Toni nawe arahari ariko uko nabonye Gakire yicaye rwose ubona ko ari umugabo uhamye ufite ikize. Nabonye asa nk'uwarongoye. Arasa nk'uwarongoye rwose kandi akarongora umugore mushya. Nese arongora buri mwaka we? Gakire reka ni umukire nawe urabyumva izina ryo muntu. Izina ryo muntu rwose. Ubu Toni nta uri muri iyi. Arimo ariko nabonaga asa nk'umuntu uba mu kindi cyumba. Na Gakire akaba mu kindi cyumba ariko icyumba cyo Gakire abamo nawe ntacyamo wenyine. Akibanamo n'undi mugore. Undi mugore. None Gakire afite undi mugore bararana mu kindi cyumba. Ibyo rwose. Na Toni akaba mu kindi cyumba. Cyane. Kubaye ntabwo uri kubeshya. Akunda kubeshya ngana nawe. Kubeshya se nkunda mbyibuhe. Kubeshya se nkunda mbe mugufi dore ko nabaye muremure. Ariko zikora umuramwe ngo nsigaye reshya nk'inzara mu Bugesera sha. Muranareshya byo ntabwo yakubeshya. Koko. Zora nawe urabimukiye pe. Ibase no. Nese yahitamo kumwirukana byibura. Toni se? Yewe. Reka nagutwaze gute. Niba warahindutse rero ukaba warabaye umwana mwiza ntacyabuza kugutwaza no kukwitaho. Ntwaza pe njye ntawe ngihuriye n'ibyo bindi uri gutekera. Koko. Nta n'umwanya mbiri. Gitangaza. ariko ntabwo nigeze mbaganya. Njyewe okiri wanjye ni muhumuriza. Rero impamvu naje hano ntabwo uyizi pe uretse ko nanjye utanzi. Ariko ntabwo nsobanukiwe neza.
Onkle wawe ni Ruhumuriza wewe. nyine Wewe bakakwitandeza. yitwa Pretty. Okay. Rero impamvu nashaka niyo nshaka gusobanura, ntabwo ndi kugenzwa n'ibintu byinshi pe. Ngende hano kugira ngo nsabire onkle wanjye imbabazi. Ruhumuriza ni onkle wawe? Yego ni onkle wanjye pe. Okay. None se Ruhumuriza kuri munsi wa none afunze. Ni iki gitumye uza kunsaba imbabazi kuko utagiye kuri polisi ngo bibabwire ko atari jye wamufunze? Nta wundi muntu naza gutakira utari wowe, kuko ni wowe yahemukiye. First of all ni wowe yahemukiye. Rero ntabwo najya kuri polisi ngo njye kubabwira ibintu batazi. Njye nabanje kuza kuri wowe, uretse ko nawe yananiye yakuntumyeho. Ejo nagiye kumusura arambwira ngo uyu munsi ngomba kuza kukureba, hari amagambo yakuntumyeho. Mbabure muniga amatwi pe. Ibintu yambwiye ati umufashe umuhe imbabazi. Ubu nawe arabizi ko yakuye mu ki. Nzi ko mwarabanye pe, ariko nanjye ukuntu abayeho hariya hanze, ukuntu abayeho hariya muri gereza, ndakwinginze mbabarira unega amatwi. Wenda ndabona ukiri umwana mutoya, nibyo bagutumye byakugoye rwose. Byari kuba byiza iyo aza kuntumaho umuntu mukuru, niwe twari kumvikana. Ariko si ubu wenda kubwira ikikwe. Reka nkubwire rero, kuba yakuntumyeho ni uko ari njye afite yatumye. Ibyo ndabyumva. Nagaruka abuze oya buretse gato sabe gato. Nagaruka abuze undi muntu mukuru, yego abantu mukuru barahari yagutuma, ariko ni njye yabonye abona kandi yagutuma. Nyankara gatamurenze we gicucu umuntu ukangura muzi wowe uzi ko ndi nyoko bujuzi ko ari jya guhaye akazi. Ako se mabusha ku buryo hari kunkubita gutyo se ubwo koko. Ako uzi ko ndi mu bwihisho, uzi ko mfite indwara yihahamuka, uzi ko ngiye umuntu ikintu niya karakati kankozeho ngiye nikanga. Se mabusha wana kuzanye urabona hatari view nziza ahantu ubona hari ikibazo wagira na kimwe. Wowe unkozaho izo njaba zawe nkandi umenyere wowe mushenzi, uramenyera nkandi wowe. Kuba naraguhaye akazi bivuga kumenyera se wirirwa unkaraba. Ikanzu nambaye za amafaranga iguraho. Urayazi? Ubwo kuba unkubise wari uzi nkuzanira aya makuru ku buryo uhita uhindukira unkubita gutyo. Harya shaba kwita. Banyita Senegal. Senegal rero. Mu bintu ugomba kubaha. Nta muntu ugipfa gukora uko yiboneye. Ikindi cya kabiri, Tanzania amakuru y'ubugoryi. Mabusha kamubwiza ukuri. Ibintu byafashe indi ntera. Ibintu byafashe indi ntera. Ibaze yuko bagushyize ku mashusho media yose, ku byapa bakumanitse ahantu hose. Ubu barimo baragushakisha kuva hasi kugera hejuru. None n'amapanzi biranze. Uravuze ngo ku byapa bashyize kuri bya byapa binini byo ku muhanda. Ntago ari ukugushyira ku byapa gusa, nta nubwo ari ukugucisha no ku mateleviziyo, no mu muhanda hasi gutya barimo baragenda babyandikaho kuri gushakishwa. Ariko wowe ntugire ikibazo. Ntabwo unyizera se? Basenega akazi naguhaye nakaguhaye nkizi. Naguhawe n'umuntu w'inyangamugayo ushoboye kundindira umutekano. Ndagira ngo kinga ikibaba
hatazagira umuntu ujyana muri gereza. Umva nkubwire mabuja, umva nkwibwirire, ni njyewe ubikubwiye, njye Senegal. Njye ahantu nakuzanye nabipanze. Wowe shyira umutima hamwe, nubwo wenda amafaranga yawe wampaye ari makeya. Umva Makuruzi, amakuru ni meza nk'uko ubibona ko abaye keza, iminsi 2 yonyine reba kumuhinduza. Nari mfite umuntu dupfa umugabo nabuzwa n'iki. Amakuruzi, mbabarira umbwire, umaze iminsi uragenda ukifata ukatwanga se basi unahamagara ukavuga uti nzatindayo. Mbabwiye mfite umutipe. Aka kanya se kandi ariko narakubwiye ngiye kunsezera ntazongera kubangamira wowe na Maka. None se waramujyanye wagira ngo nkomeze nicare njye nyine. Nani ariwe wabishobora. Sha nyine cyakoze warakoze kumparira. Ngaho nyibwira amakuru yo mu rugo. Ndivugana ko ni mwiza, mbona numubona none ni mwiza. Nawe uzatuvuga ngo kairi icyo koze ndakwemera. Umeze neza no muri inzu. Ubu ubona wanyishushanya bigakunda. Uraza unsekera ukagira ngo uko uteye narakwibagiwe. Kairi mama Maka winjiye hano ari umurokora ari umupasiteri. Ibyumweru 2 mumaranye wise umuhindura umurozi. Uramufasha uramuhinduye agakizuka agafashe hasi ahindutse umurozi hejuru yawe. Induroga Kairi kugeza aho nyoko bukwe. Sinkuzi n'ubwa mbere mubonye cyane. Maybe ko najya ubwa mbere mubonye Cyane rwose. Ndumva nta kintu nshaka kuvuga kuri Nese wambabarira mbabarira unize umunota wawe. Mubwiye ibyantumye mbikubwira. ibyo wambwiye wabimbwiye ntabyumvisha. So kandi wigendere. Wambabarira kwikakora. Ntabwo nshaka kuvuga nta kintu na kimwe kijyanye na Ruhumuriza nshaka kumva rwose. Yego ndabizi yarakubabaje. Ibyo ntabwo yarabimbwiye. Ibyo harwo bikureba wowe. Oya njye nk'umuntu yatumye wambabariye wasotse ukigendera wa muntu. Wambabariye nkakubwira basi mbabarira by'umuntu utumye ntabwo ndi bugutindire hano. Ibyo kwera Ruhumuriza arakwiye kuba ari nyokorome kabisa. Wambabariye basi mbabarira nkubwira ibintu yantumye basi ubyumve wifatira umwanzuro ariko nabikubwira. Uri umukobwa cyangwa uri umugore? Ndi umukobwa. Kayigendere. Umva nta bintu byinshi twavugana rwose. Wambabariye Kuko nta nuguza agaciro k'umwana wawe muri wowe. Soka wigendere nta kintu kijyanye ndabizi ibintu yakoze. Niko mukondo ndimo ndatana nama. Oya bambi ndikubwira. Gasoka wigendere nta kintu nshaka kumva cyaro Ruhumuriza. Nese wambabariye basi wanyumvisha. Ndagusa ndikugusaba. Mujye kuri polisi mugene mujye gutangaho ikirego. None se wambari ukanyumva basi bite ryawe umugore wagena aramuka sotsa anga harakumena uwo mutwe. Ibyo byumve nk'ukuri. Mbabarira basi. Ndakubwiye ngo umwari nasoka akagusanga hano arakumena uwo mutwe. Ndi siko ndikugusaba wambari. Uri kunsaba iki? Ndikugusaba nyine unyumve. Nta mbabazi namuha nta nubwo nyine no kubyumva ubugome yakoze. Ndabizi ko yahemutse. Ndabizi yaremutse. Ibaze ko we Breti soka hano ntabwo nkeneye kumva amagambo menshi. Ibaze ko ntabwo ari kwicuza. Wambara ukanyumva. Mvaguruka. Wambara ukanyumva. Ndakurisha imbwa wa mukobwa we. Bibish. Mamba. Ndakubwira gusohoka. Soka!
uraza gutera iseseme hano, utera iseseme nyabaki. Sohoka. Rero humuriza mubabarira njyewe. Tangiye kuntumaho bene wanyu ngo ngiye mubabarire. Wanyana yimbwa. Serega 1,100 naguhaye n'amafaranga make wari wayakozeho n'imitwe y'intoki kuva ubayeho wowe. Ubwo n'amafaranga make ku buryo uvuga ngo naguhaye amafaranga make. Nese mabuja ngiye ntabwo uri kureba akazi ndi gukora ko ari akazi gakomeye cyane. Gasaba imbaraga kandi gasaba ubwenge bwinshi cyane. Noneho kugira ngo ngiye nkumare impungenge. Ariya mafaranga ugomba kuyongera nanjye nkakomeza nkagukingira ikibaba aho bishoboka hose. Uzi ko no mu ishyamba nakunyuranamo se. Wari wafungwa. No mu mazi ge nakunyuranamo. Wari wafungwaho. Ubuzima bwo muri gereza burabuze. Wari waryi ngiye gufungwa. Mva nkubwire mabuja, mva nkubwiza ukuri sibyo. Ngiye nkimara kubura mama wanjye, nkimara kubura papa wanjye. Naciye mu bikomeye byinshi cyane, uri kubyumva? Utambona gutya nanyuze mu bintu biteye ubwoba. Narafunzwe, narakubiswe, nagizwe gute? Ariko ubwoba bwarashize. Ubu rero noneho kumakazi ngo giye nkucungira umutekano. Nkurindira umutekano wawe neza n'umuntu uguhiga niyo cyaba ari igihugu kiri kuguhiga. Ntabwo gishobora kukubona. Ubu bwo muri gereza harabubona. Niyo mpamvu nta nisazi igomba kumenya ahantu ndi. Ahubwo sha. Senega. Numvise ngo hari imbwakazi y'agapolisi irimo kungendaho. Ndongera amafaranga manje. Abusha. Nakinnye diro nyinshi cyane ariko diro noneho yo y'umupolisi. Cyangwa mbyumvise nabuvuze? Umupolisi. Urimo kwirirwa manika ayo mafoto, amakuru ndayafite. Urimo kwirirwa atangira amatangazo ku mateleviziyo. Uwo mupolisi apfuye. Misiyo yabirangiye. Diro zose nakinnye ko nazikinnye. Iyo ngiyo nayikina gute? Ariko reka mubwize ukuri nkubwize ukuri. Ariko rero nanone umuntu ufite imbunda se ubwo nahera he? Ngera amafaranga. Umuntu ufite imbunda se iyo atashye rega abapolisi n'abantu bageze mu rugo bajya muri activities zisanzwe. Uperereza umenye hataha. Ataha umugendeho. Yinjire mu gipangu. Wigira nk'umuntu uje gushaka inzu muri icyo gipangu. Nareba hirya ngoronzwe. Ubundi uze nguhereze 2,500. Mabuja ibyo bintu biransaba kubitekerezaho neza cyane. Siko numva ufite gusa ngenda akomeza nkukingira icyaba ariko se ahubwo hari ikindi kintu numvise. Komeza. Hari umuntu nigeze guhura nawe arimo agenda kubaririza. Umugabo. Ariko je yambajije ebana nigira nkaho nakuzi ndaceceka ndyumaho. Senega ugomba gukomeza ukamera nkaho utanzi kandi n'ubundi ntabwo nzi. Uzundaburije nge nize karate ndakubita ndavuna ndahonyora nahita nkurangiza ubundi nawe bya bikabirangiye tukajyana uzaramuka weretse uwo mugabo se ubundi ameze ate? Nabonye ari ikigabo cy'igikara, ikigabo kireba nabi ukuntu gikanura ukuntu cyari cyambaye ibyenda ntamenye ukuntu bimeze ariko mbona nyine ni ikigabo giteye ubwoba. Ariko wowe ntugire ubwoba uri kumwe nanjye umeze nk'umuntu urinzwe n'intare. Icyo kigabo se wabonye ukirushije imbaraga kuburyo ushobora kutwinjira ugahita uhonyora. Wahita turamutse tugiye mu mitsi nagikubita. Abwiriza kamfata kampindura. Igihe gito umaze hano uhise umuhindura umurozi. Umugizi shitani nkawe kugezaho nyokobukwe nakwingirwa nyokobukwe ivuga ngo izasya amacupa nge yangotomeze. Munari oya ibintu byo kuvuga ngo mama araroga Munari. Ese kuvugira hejuru nkutanga amatangazo ugira ngo ngenda mutinya. Umva nkubwire niba ari nibyo muri gupanga Kayili muraruhira ubusa. Niba hari nibyo muri gupanga muraruhira ubusa. Simunari wabaye mbabajwe n'ura mugore cyakoze kuko wowe nta Kayili ngo yakubwiye ngazagira ibiki ngazasya ngamacupa ngazasya bigira ibiki yasya amabuye yazana ibisaso. Kayili nta muntu uzanandukanya na Maka. Niba ari n'imipango ufite
n'ayo marozi mufite. Bandi ariko bafite amarozi munari. Kayili ntago nkuyobewe. Ndakuzi neza cyane. Munari nushaka usenga. Ku buryo niyo wakwiyambika uruhu rw'intama we ntago rwakubera. Ntago rwakubera. Ndakuzi. Ntukambone nsekerana nawe duseka. Kayili ntago nkuyobewe. Kandi umutego mutindi ushibukana nyirawo. Niko umunyarwanda yavuze. Muri nakubwiye ngo nyamara n'umusenge. Nimba ari n'ibintu warose shasinze. Ushobora no gutinyuka ukavuga ngo umuntu yavuze ngo yakwicisha amatwi. Kayili genda muri miruwari wirebe. Ndakubwiye ngo uko wakwigira umwana mwiza. Ariko ibyo mupanga byose ntibishoboka. Icyo cyo ukimenye. Yazanye kunyishushanya kazi ngo narakibagiwe. Ohenduka. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze, byose uri kumyuramo, byose bizarangira, natitaderehereza,